So nanone ni wa mwanya wanyu, wa mwanya wo kuza tubaha utuntu n'utundi, wa mwanya wo kuza tubasusurutsa. Ushobora kuba wumva unaniwe ufite stress, nta kindi kintu wakora, ugomba kureba ibiganiro byacu kugira ngo uruhure mu mutwe, kugira ngo ugabanye stress. Unigamo n'utuntu tw'ubwenge. Turetse gukanda subscribe wawe utarayikanda kugira ngo ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ndetse nimba n'ibibazo wowe ufite byagiye bihita, wanasubira n'inyuma mu byagiye bihita, ibiganiro byagiye bitambuka, kugira ngo ugende usubizwa ibibazo bimwe na bimwe bikurikije ibibazo wawe ufite. So rero insanganyamatsiko dufite uyu munsi ni insanganyamatsiko igira iti ese ni ibihe bintu wowe ushaka kuba uri umusore ufite umukobwa mukundana inshuti yawe, hanyuma wakibaza ese ni nk'ibi bintu umuhungu ashobora gukora byatuma umukobwa amukatira. Kuko hari igihe ushobora kubukundana n'umuhungu mumaranye umwaka, mumaranye igihe, ariko hari nk'ibintu ushobora gukora umukobwa akaba yagukatira pe. So muri ibyo bintu muba mugomba no kubyirinda. So muri ibyo bintu rero harimo nko kuba urabona hari igihe ubukundana n'umuntu ariko ku minsi igenda ishira ugenda umenya defauts ze, ugenda umenya ibye byinshi. Mu bintu rero abakobwa tujye pfa kwihanganira usanga bapfa n'abahungu. Icyambere harimo nko kuba umuhungu amuca inyuma cyashurashura. Aho ibyo ngibyo n'abakobwa bajya babikora sometimes, gusanga umuhungu nyine ntashoboye kwihangana kuko umukobwa ashurashura akamukatira. So rero mu bintu abakobwa banga cyane ni ibyo ngibyo, kuko wenda hari nko kuntu ushaka kuba ukundana n'umuhungu pe, umuhungu nta kintu utamukorera ariko ukumva ejo ngo bari kumwe n'akanaka, byibuze se n'ikintu uvuga ngo wenda ngo gukuramo inyungu runaka ngiki kibuze se yagiye gushaka iki, ko nzi ko nta kintu amukorera ibintu nk'ibyo. So rero mu bintu bishobora gutuma umukobwa akatira umuhungu, icyambere harimo gushurashura. Iyo umuhungu ashurashura mu bakobwa benshi, ntagira uwo afata, ntagira uwo areka, ntagira uwo akunda, ntago byavamo. Ikindi harimo nko kuba umuhungu nyine yiyemera, kuko hari nk'igihe abakobwa banga umuntu biyemeraho akabirariraho, nubwo bavuga ngo agahungu ngo katirare n'ikarongore inkumi, yego pe wakiyarira, ariko bikabije biba bibi cyane, kubera ko hariho kuza wiyemeye ku mukobwa bamwanditse kurenze, bigatuma nyine nawe yumva kurenze. Niba bwiyo rero sheri ngurira wenda ikintu kirenze nyine kikakuranira, tigera ututagacira imbere kuko wamwiyemeyeho. Kandi ikindi ugasanga nyine wa muntu nyine wakwereka karenze, kandi abakobwa burya ntabwo ibyo ngibyo byo tuba dukeneye. Twebwe ushobora kugenda ku mukobwa ukamwereka ukuri, ukamubwiza ukuri, akagukundira icyo ngicyo, kuko hari igihe umukobwa akunda umuhungu bitewe no guca bugufi, kuko mujya mubona ko hari abantu usanga umuhungu ufite amafaranga ya danje, afite amamodoka, afite iki, nyamara araje gutereta umukobwa aramukatiye bitewe n'iki, kwiyemera ibintu nk'ibyo. So rero kwiyemera ntago ari byiza, kwirarira ngo iki ngo nzagwa ibi nibi, ngo nzabi nibi, ngo nzakugurira iki n'iki, kandi nyamara ntabyo washobora, kuko nawe arabibona ko utabishoboye. Cyase ari cyane akubwira ajyana kugerageza. Mushaka kuba mwasohokanye nk'ahantu ufite nk'amafaranga 2,000 wateganyije ko muri udupeti tubiri bikahura, amara murasohokanye wamwiyemeyeho, nimba watsaga peti we arakamarura cyangwa ikindi kintu kirenze, usanga utangiye kurira mu birere, usanga urasebye ahubwo. So rero kwiyemera cyangwa se kwiyarira rwose ntago ari ko batereta, ntago ari ko bubaka urukundo, biri mu bintu byatuma umukobwa agukatira. Ikindi kintu gishobora gutuma umukobwa agukatira harimo sanone nyine, nubwo abakobwa ataravuga ngo urukundo nta mafaranga, ariko n'undi y'umuhungu nta mafaranga namba umukobwa aramukatira. Kuko hari nk'ukuntu hari ibintu byakunda kubaho, usanga umujama yifunze, ababebi njye numva bavuga ngo abajama bifunga, ngo usanga nta kintu babibereyeho. So sinzi nimba ariko nawe ubibona cyangwa nawe ari kubitekereza, watwandikira muri comment nyine ukatubwira. Abantu ngo barajama bifunga usanga yambaye urukweto rwiza iki, usanga nta mafaranga baba bafite, ugasanga aje gutereta nyine yifunze, bebe aramubonye arenze, nyamara ejo namusura cyangwa se usanga aba mu kazu ka fake. So rero abakobwa ntago rwose bakunda abahungu biyemera. Hari no kuntu umuhungu aza nyine yifunze ewana kujya ameze umukobwa pe, umukobwa akabona ni sawa, nyamara shobora sohokana nk'ahantu. Kandi ikindi burya abakobwa bakunda utuntu tw'udushya, bakunda gift. Abakobwa burya natwe tukajya twigira beza, dukunda amafaranga kandi dukunda ibyiza kandi ugasanga ntitunakora cyane, ariko tuba dushaka kumera neza. Ugasanga niba ufite umusheri wawe ejo nagusohokane
ejo nakugura akantu runaka. So rero mu bintu bishobora gutuma umukobwa gukatira n'icyo kintu gishobora kuzamo. Gusanga ukundana n'umukobwa pe uri umukene nta mafaranga ufite, no kujya kuri telefone mugahinga shiri ndagukunda iki ndagukunda nitubana okay birarangiye. Ejo nabwo niko bigenze, ejo wundi wahora se mutwi umukobwa gutyo gusa. Ibyo nta kintu byafasha umukobwa. Abashaka nimba mukundana nyine kora akantu byibuze gatoya kari simple ariko abone ko byibuze nyine utarimbwa. Ko none umuhungu uraho udafite n'akantu ntago babisa neza tu tuye tuvugisha ukuri tukajya twirarira. Amafaranga nayo arakonda abe makeya ariko abe ahari, ko ni ntahandi uzasanga umukobwa wavuga uti sinafa kubona gushaka n'umuhungu udafite akazi. Byibuze kabe gahari kari simple niyo yaba ari umukarani ariko agafite hari ikintu yinjiza. So rero mu bintu bishobora gutuma umukobwa gukatira hari nko kuba dafite nyine tukabyita ko nta gahunda uragira. Umuntu nyine ukamona ko ataragira gahunda. So rero byiza ufite kantu gatoya uheraho, wenda nimba uzi ko nta kintu uragira ukirinda gutereta kugira ngo wenda bizagenda bikubabariza umutima, wenda ukazatangira gutereta ubona ko hari akantu byibuze uhereyo. Byibuze handi umukobwa azakubwira uti nka 2 ngura amavuta yo kwisiga, ntumubwire ngo mu kwezi gutari ngo nzaguha ibyo 2. Wenda nabyo birashoboka ariko ntago bizaba umwaka ngo bibe imyaka 2 bikimeze gutyo. So rero biba byiza nyine uteresa n'akantu nyine gatoya kari simple gahari. Ikindi kintu gishobora gutuma umukobwa gukatira hari nko kuba nyine utazi no gukora akazi nyine nkuko twabivuze mu biganiro byagiye bishira. Nyine biba byiza uhe n'umuhungu iyo ugiye kubana n'umuntu nkarabanye muziranye, ugasanga nyine ntushoboye akazi ushoboye gukora gahunda, tugeraho ntago umukobwa mwamurana 2. Nimba muri bwa mbere akumva wapi, ubwa kabiri akabona wapi, isuza bari mu biki, icyo gihe azashaka abandi bashoboye nyine. Cyase bitewe nuko abakobwa kunabateye no umuntu wicara ateretwa buri gihe, even niyo bari mubi babandi bari kuri type ye baramutereta, ugasanga mbese ahantu hose abari abateretwa. Nimba muye akabona ntapi nta kivamo hazajya kuri wa ndondo uri kumutereta, niba bivamo nyine usange niwe bagumanye. So rero ikindi kintu gishobora gutuma umukobwa agukatira ko utazi gukora gahunda neza, kandi abakeneye kwishima akeneye keya. Nimba utazi ro kumukorera gahunda ngo yishime ntago byava, mugomba kumukorera umuti neza. Rero ari niyo mpamvu tubaha zino nama, ibiganiro byacu byiza mugomba kubikurikirana kugira ngo mugende mwigiramo ibintu ngibyo nyine. So rero bimwe mu bintu bishobora gutuma umukobwa akatira umuhungu harimo kuba umuhungu yiyemera, harimo kuba umuhungu nyine mu kwiyemera, harimo no kwakunda nyine kuza wifunze wigizwa cyane, kandi nyamara n'icyanga waje wambaye watiye kugira ngo wemeze umukobwa. Ugasanga nyine ntago bisa neza tu mwereke ukuri akwange cyangwa se nyine ayemera gukunde. So ikindi kintu gishobora gutuma umukobwa akatira umuhungu hari ukuntu pe murakundana umwisanzuraho kandi ugerageza kumushimisha umuha keya, kuko keya ziri mu bintu byubaka urukundo pe. Uvuga ko kabizu nejo ari ukibuka kumva urukundo runyine, kumva urukundo ruraje. Ariko ugasanga nyine umuhungu ashaka kurengera. Hari abahungu bashaka ibintu bikabije cyane. Niba umukobwa aguhaye umwanya wawe iki, yese aragukunda aguhaye keya yagusuye byagenze neza nta kibazo, muragiye muri mu nzira muri mu bantu atangiye umuhungu arongera atangiye gukora iki. Ntago abakobwa bakunda ibintu nka biriya bikabije. Ugasanga muri mu bantu cyangwa se muri nko mu bajama be kugaragaza wenda ko mukundana atangiye kugukoraho, gukora kwibere, kugukora akora mu nzira hano kugukora ahantu hose muri nibyo bashaka. Icyo gihe ntago umukobwa rwose ntago mwamurana 2, kuko ushobora gusanga ari handi atekereza uti nta kindi abashaka, ushaka ko turyamana gusa, nta kindi abashaka, ushaka kunyishimishirizaho gusa. Mbese ugerageza kumwereka ko atari byo ushyize imbere. Iyo ugejeje kumwereka ko atari byo ushyize imbere ntabwo usanga mumarana n'igihe, kubera ko niyo agusuye azamo utanabyitayeho. Ni nkuko ushaka kumubwira uti vansure gusa akaza abona utanabyitayeho, byaba ukabona ni ikintu kimutunguye. So rero ibintu byo kwereka umukobwa ko umushaka sexy cyane cyangwa se kwereka ko nyine ubukunda biri mu bintu byatuma umukobwa gukatira. So rero mu bintu byatuma umukobwa gukatira harimo kumuzana uburaya cyane, harimo gushurashura, harimo kuba udashoboye akazi nyine mu buriri, harimo kuba waba wiyemera wirarira kandi uzi ko nyama kwirarira nibi nanjye ubwanjye umuhungu yanyemeyeho sha ntabwo byaruta anyereka uko ari, kuko si ushaka kumukundira ubwo bukene bwe bitewe nuko wenda ukuna kubashye iki ariko yazanye byo kukwirarira no kukwemera. Ugasanga ugiye kumusura muri ghetto, yatiye ghetto
cyase ati umujama wenda inzu gutyo ibintu nk'ibyo wana kukwereka ukuntu iyo nzu ari iye utishiri uzagiza nusure undaze kandi ubwo yatiye mbese ntago ari byiza kwirarira yego kwirarira nyine biba ngombwa ariko iyo bayituma ciba bibi cyane so none ikindi kintu gishobora gutuma umukobwa gukatira hari ukuntu umuhungu nyine yego umuhungu n'umuhungu umusore n'umusore umugabo n'umugabo nyine agomba kuba afite ijambo ive no kumusheri we ugasanga nyine agomba kuba afite ijambo amutegeka ariko nyamara ugasanga umuhungu ntashaka ko bamutegeka cyangwa se bamuyobora mu bintu runaka kandi rimba ari ikintu nabonye kiba ku rukundo cya mbere iyo bisaba umuhungu ace bugufi n'umukobwa ace bugufi kugira ngo buri wese abashe kumva mugenzi we buri wese abashe kwihangana bise kugira bihuremo neza rero iyo umuhungu afunga umutwe ari wabona ubushaka nyine arabaho benshi usanga bateye gutya ntayoborwa ntavugirwamo ahubwo ushaka kuyobora umuntu uko yishakiye gusa kuri ibi mise we aba yapanitse umutwe aho ngaho ntago byavamo rwose urabizi urimo gutereta ukeneye kugira uzabona umugore cyangwa ugira utangiye gufunga umutwe ntago byavamo umukobwa se uzamufunga umutwe bivemo kandi hiryarishe ni abantu barenze bangaya bari kumusaba ko bahura so rero ugiye gutereta ugerageza guca bugufi gusa nawe nk'umukobwa nawe wibona ko umuhungu yaguciye bugufi nawe utangiye kwishyira hejuru bisaba nimba mukundana buri wese agerageze kwishyira hasi nyine ku buryo niyo harimo urenze undi kuko hari abajama benshi usanga bakundana n'ababi rwose ababi barenzeho ababi bari muri high level ariko kuko bakundana nyine bari mu rukundo buri wese agerageza guca bugufi kugira ngo bashe kugendanamo neza kandi urukundo rwabo rukagenda neza ari hahandi atarimo kwiyemera kuko n'ababi biyemera gusanga nyine biyemera no haba yakishe cyangwa yabyishe so rero byiza iyo buri wese agerageje guca bugufi kugira ngo mubashe gukundana neza bigende neza so rero mwabahungu mwe mureke kwirarira reka kwiyemera kandi ikindi mwubahe abantu mwubaha abakobwa wimubona ngo mubone mu indaya yawe cyangwa se umugore wawe ko biboneye kandi uri gutereta muha agaciro bizatuma ni munajya hahandi nyine muzabikora ariko nakari ibintu birimo agaciro so rero mu bintu byatuma umukobwa akatira umuhungu muri izo ngingo zose ngiye mvuga ashaka gukundana n'umukobwa mugenzi we ariko nimba ngwamuciye inyuma ashaka kuzagukatira niyumva nabona udashobora akazi nanone azagukatira n'umwemeraho azagukatira n'udafite agafaranga na gake azagukatira kuko nta mafaranga ni byose so rero ntago biba byoroshye nyine mujye no kugerageza njya numva arababi benshi bagiye bavuga uti se nk'ubu arirwa mpamagara arankunda ndayirya arankunda se iranyambika nyine ugasanga nimba wenda umubebe afite nka mugenzi we shiri we yamuguriye agafone shiri yamuguriye akenda wowe uri muri ndagukunda nimbona akazinza yankuso ibyo ngibyo nyine ugasanga nta kintu bimumariye so rero babyiza iyo ibundi beze gushyinda no gutereta cyane kitese cyane arigiye useba cyase nyine ukayatamo yego ugomba gutereta ariko wenda ukawatereta mu rwego rwawe nyine bigese mu rwego rwabyo ariko nyeraga byoroshye niyo mpamvu n'amafaranga ntagara kuvanga abakobwa bindi bakunda amafaranga cyane ariko amafaranga agira ikintu akonta uretse ko n'abahungu muri no minsi nabo bamenye ubwenge naho gipfa gutereta umukobwa udafite akazi cyangwa udafite ikintu yamufasha mu buzima ugasanga umukobwa baraho kuza kugusura ati uramutegera kunkura mutegera bikira mutegera amavuta yo kwisigura mbese buri kintu cyose guhera A a Z nabyo nyine ugasanga nta mpamvu yo kuza gukonsa umuhungu ntagabera kubyaye mbese umuntu mugomba kubaransinga niyo mpamvu biba byiza iyo umuhungu n'umukobwa bahuje buri wese agaca bugufi nimba mwasohokanye umuhungu ashobora kuba adafite amafaranga umukobwa yagura ejo umuhungu nawe akagura mbese ibintu byose ni hagati na hagati rero impamvu zatuma umukobwa akatira umuhungu mu gihe bakundana harimo izo mpamvu nk'izo ngiye mvuga waba ufite n'ikintu ushaka kongeraho waba ufite igitekerezo ushaka kongeraho watwandikira muri comments next time tukazabiheraho tubivugaho so mukande subscribe rero utarayikanda kandi subscribe kugira ngo atazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha ciao.